Itangiriro igice cya karindwi. Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati: injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujanemo birindwi birindwi, ibigabo n'ibigore. No mu nyamaswa zizira ujanemo ebyiri ebyiri, ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujanemo birindwi birindwi, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Kuko iminsi 7 nishira nzashanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi. Murongo wa 5. Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Murongo wa 7. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Umurongo wa 8. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikururuka hasi byose bibiri bibiri birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore, uko Imana yamutegetse. Umurongo w'10. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, hari mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu wa muhungu we, na Hamu ndetse na Yafeti abana be 3, be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Nifuriza buri muntu wese wiga Bibiliya, ubwo dusatira iminsi y'imperuka, natwe dukize ubugingo bwacu ndetse n'imiryango yacu tuyiburire. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. 15. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri bibiri mu bifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo. Umurongo wa 16. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo. 17. Umwuzure umara iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge ishirwa hejuru y'isi. 18. Amazi arakwira cyane, arushaho kugwira cyane mu isi, ya nkuge ireremba ku mazi. 19. Amazi arushaho gukwira cyane mu isi, imisozi miremire yose yo mu isi n'ijuru ryose irarengerwa. 20. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa. 21. Ibifite umubiri byose bigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose, ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose biri ku butaka byose birapfa. 23. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine yarokokana n'ibyo ari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Itangiriro igice cya 8. Umwuzure urakama, Nowa asohoka mu nkuge. Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira gukama, amasoko y'ikuzimu arazima, imigomero yo mu ijuru iragomororwa, imvura iva mu ijuru iricwa, amazi asubira nayo ava ku butaka ubudasiba,
ya minsi 150 ishize, amazi aragabanuka. Umurongo wa 4, mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 17, ya nkuge ihagarara ku misozi ya Arati. Amazi agabanuka ubudasiba ageza ku kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 ku munsi wako wa mbere, impinga z'imisozi ziraboneka. Umurongo wa 6, iminsi 40 ishize, Nowa akingura idirisha ryo ku nkuge yabajije. 7, yohereza igikona kirajarajara kugera aho amazi yakamiye ku isi, maze yohereza inuma kugira ngo amenye yuko amazi yagabanutse ku isi, maze ntiyabona aho ishinga ikirenge cyayo imugarukaho ku nkuge, kuko amazi yari akiri ku isi yose. Ayisingiriza ukuboko, arayenda ayisubiza mu nkuge. 10, asiba iminsi 7, yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge. Igaruka aho ari nimugoroba, ifite ikibabi kibisi c'umunzenze mu kanwa kayo. Ico yakuye ku giti bituma Nowa amenya yuko amazi yagabanutse ku isi. 12, asiba indi minsi 7, yohereza ya numa, ntiyasubira kumugarukaho. Mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri ku munsi wako wa 27, isi iruma. Mu wa 15, Imana ibwira Nowa iti, sohokana mu nkuge n'umugore wawe n'abana bawe n'abakazana bawe. 17, kandi usohokane ibibaho byose muri kumwe byo mu bifite umubiri byose, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'ibikuruka hasi byose, kugira ngo bibyarire mu isi cyane, byororoke bigwire mu isi. 18, Nowa asohokana n'abana be n'umugore we n'abakazana be, amatungo yose n'inyamaswa zose n'ibikururuka byose n'inyoni zose n'ibisiga byose, ibyigenza ku isi byose, nk'uko amoko yabyo ari, bisohoka muri iyo nkuge. 20, Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri ico gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati, sinzongera ukundi kuvuma ubutaka ku bw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Isi ikiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushuhe n'impeshi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Maze Imana iravuga iti, sinzongera. Yari imaze ikura ku butaka umuvumo. Ngubu bwa butaka bwari bwaravumwe na Kayini, Imana imaze kurimbura abantu, ubutaka bwakuweho umuvumo. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko isi yacu ubwo igiye kuzarimbuka, kandi Imana ikamara kuyirimbura, isi yacu izongera ihinduke paradizo. Nyuma y'imyaka 1000 tuzongera tuyitureho. Tuzabibona mu byigwa byacu biri imbere. Tuzakomeza dusoma Bibiliya. Imana iturinde kugenda twongera ibyacu, ahubwo iduhe kumva no gusobanukirwa. Tuzasoma ibice byose by'imbere kugira dusobanukirwe n'amateka ya Bibiliya. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.